nongeye nkora icyaha nacumuye ku Mana. Ese nawe wakoze icyaha? Ese nawe waracumuye? Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Abantu benshi hano ku isi bakoze ibyaha. Inshuti zawe, wowe, njyewe, abo dufotoreye ibyitegererezo, benshi bagiye bakora ibyaha. Na Dawidi ubwe wakunzwe n'Imana bihambaye, nawe yakoze icyaha. Noneho we ntiyagikora gusa, akigerekaho ikindi cyaha kugira ngo agihishire. Yasambanye n'umugore arangije yica umugabo we, yicisha umugabo we kugira ngo ahishire ko yabikoze. Ariko Imana ntabwo igeze imuciraho urubanza, ahubwo yaramubabariye. Imana yaramubabariye iramukundwa akaza kugeza ku rwego yemera ko Yesu avukira mu gisekuru cya Dawidi. Bivuze ngo kuba twese twarakoze ibyaha ntabwo twaciriweho iteka, oya, ahubwo urukundo rw'Imana rwaruse cyangwa se rwatwikiriye ibyaha byacu. Kuko nirwo rwatumye atanga umwana we w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo aze apfire ibyaha byacu twebwe abanyabyaha. Buri munsi duha Imana impamvu ibihumbi n'ibihumbi byo kutadukunda, ariko nta n'imwe igituma ihindura ibitekerezo byayo. Kuko iyo duciye bugufi tugapfukama tugasaba Imana imbabazi, ibasha kudukoraho bya bindi twibwiraga ko ari bibi cyane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko umukiranutsi naho yagwa karindwi yakongera akabyuka, ariko abanyabyaha bazagushwa n'amakuba yabo. Umva neza kano kantu ngo naho yagwa karindwi yakongera akabyuka. Inshuro waba warakoze icyaha zose, Imana yakongera ikakubabarira ukabyuka ugasubira mu murongo wayo. Ariko umunyabyaha agushwa n'amakuba, bivuze ngo iyo aguye ararambarara akagumayo akumva nyine birarangiye. Oya, ukwiriye kongera ugahagaruka ukarwanya Satani, ukongera ntiwemere ko agutsinda. Iyo Satani adushutse tukagwa mu byaha, aba agira ngo two guhita tubivamo twumve duciriweho iteka, tugume twumva ko nyine twaciriweho iteka byarangiye. Oya, kandi Bibiliya itubwiye yuko dukwiriye kongera tukabyuka, tugasaba Imana imbabazi, tukongera tugakomeza urugendo, tugakomeza kurwana, ntitwemere gucika intege. Satani ntagushukishe icyo cyaha cyakunaniye ngo wumve yuko Imana yaguciriyeho iteka. Oya, rwana kandi uzatsinda. Turwana n'isi n'umubiri ndetse na Satani, ariko Yesu yadusezeranyije ubutsinzi. Shalom.